kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe. Mr. Sisqo rero nk'ibisanzwe. Uyu mugabo 50 Cent ni umwe mu bantu bafite amateka akomeye yo kuva mu buzima bubi cyane bakagera ku ntsinzi ikomeye ku isi. Ubuzima bwe rero ntabwo ari inkuru y'umuziki gusa, ahubwo ni inkuru y'ubukene, kubura umubyeyi, ibyaha, urupfu rwamwegereye, kwihangana no kongera kwiyubaka. 50 Cent rero yavukiye i South Jamaica, Queens, New York ku itariki 6 Nyakanga 1975. Izina rye rero nyakuri ni Curtis James Jackson wa gatatu. Yavukiye mu muryango ukennye cyane, nyina yitwaga Sabrina Jackson. Yari afite imyaka 15 gusa igihe yamubyaraga. Sabrina rero yashakaga gushaka amafaranga yo kurera umwana we, ariko yinjira mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Curtis ntiyagize amahirwe rero yo gukurira mu muryango mwiza cyangwa ufite amafaranga, kuko ngo se n'ubunini yari ahari, kandi ngo na nyina yaje gupfa afite imyaka 8. Urupfu rero rwa nyina rwamusigiye igikomere gikomeye cyane, kuko icyo gihe ngo yatangiye kurerwa na nyirakuru. Mu gihe yari afite imyaka 11, Curtis yatangiye kugenda mu mihanda ya Queens, aho ubukene, ibiyobyabwenge n'ibyaha byari byinshi cyane. Ageze rero ku myaka 12 nibwo yatangiye kugurisha ibiyobyabwenge kugira ngo abone amafaranga. Bivugwa rero ko yajyaga ahisha amafaranga mu bitabo by'ishuri ndetse no mu myenda, ku manywa akajya kwiga, nijoro akajya gucuruza. Rero ibi byatumaga atangira guhura n'abapolisi kenshi, baramumenya. Uburyo mu mwaka wa 1994 yafashwe n'abapolisi afite ibiyobyabwenge ndetse n'intwaro. Yafunzwe igihe gito, ariko icyo gihe cyamwigishije ko iyo ukomeje gukora ibintu bitari byiza, birangirira upfiriye muri gereza cyangwa bakagufunga imyaka myinshi. Niko we abyivugira. Nubwo rero yari mu buzima bubi, Curtis yakundaga umuziki cyane cyane rap. Yatangiye rero kwandika amagambo y'indirimbo no gukora freestyle. Izina 50 Cent yari komeye ku mugizi wa nabi wo muri New York witwaga Calvin Martin, wari uzwi ku izina rya 50 Cent. Yavugaga ko rero iryo zina ryamusobanuriraga umuntu udatinya kandi ushaka kubaho uko ashaka. Yatangiye rero gufata amajwi mu mastudio mato mu 1999. Yahuye n'umuraperi n'umujyanama bitaga Jam Master Jay wo muri Run DMC, wamufashije kwinjira mu mwuga w'umuziki neza. Muri 2000 rero yakoze indirimbo bita Ghetto Killer, yavugaga amazina y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'amatsinda yo mu muhanda. Iyo ndirimbo rero ntiyakunzwe na bose. Hari abantu bayumvise batangira kumurakarira ngo ko yabashyize hanze. Muri uwo mwaka rero 50 Cent yaramaze kubona amasezerano na Columbia Records, kandi yaragiye gushyira hanze album ye ya mbere. Ariko ibintu byahindutse mu buryo bukomeye. Itariki 24 Gicurasi 2000, 50 Cent yari yicaye mu modoka imbere y'inzu ya nyina w'inshuti ye Queens. Umuntu yegereye imodoka rero amurasa inshuro 9. Amurasa mu kuboko, mu gatuza, mu maguru, mu itama ndetse no mu kanwa. Isasu ryinjiye mu kanwa risohokera ku itama, ariko byatumye ijwi rye rihinduka rikagira ya mivugire izwi cyane. Abaganga rero bavuze ko kurokoka kwe byari igitangaza cy'Imana. Yamaze rero ibyumweru byinshi mu bitaro, hanyuma amezi menshi yiga kongera kugenda no kuvuga neza. Iki nicyo gihe rero cyahinduye ubuzima bwe burundu. Nyuma
kuraswa Columbia Records yamukuyeho amasezerano. Alubumu ye yari yakozwe ntabwo yigize isohoka. Abantu rero benshi batekerezaga ko umwuga urangiye, ariko aho kwiheba 50 Cent yatangiye gukora indirimbo nyinshi mu buryo bwigenga. Yafataga amajwi akayashyira hanze nka mixtapes. Izo mixtapes zakwirakwiye cyane mu mihanda ya New York no kuri internet. Mixtape ye rero bitaga Guess Who's Back yageze ku muraperi bitaga Eminem. Eminem arayikunda cyane, ahita amushyikiriza uwo bitaga Dr. Dre. Abagabo bombi rero bahise bamubonamo imana ikomeye, baramushyigikira ndetse basinya n'amasezerano muri Shady Records na Aftermath Entertainment. Rero icyo nicyo kintu cyabaye intangiriro y'intsinzi ikomeye. Ku buryo 2003 yasohoye alubumu ye bitaga Get Rich or Die Trying. Yaririmo indirimbo nka In The Club, 21 Questions, PIMP, Many Men. Alubumu ye rero ngo yagurishijwe miliyoni nyinshi mu gihe gito cyane. In The Club yabaye rero imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ku isi yose. 50 Cent rero yahise icyamamare mpuzamahanga guhera uwo munsi. Indirimbo rero Many Men ni imwe mu zigaragaza ubuzima bwe. Aririmba avuga ko abantu benshi bifuza ko apfa, ariko Imana igakomeza kumurinda. 50 Cent rero ntiyashakaga kuba umuraperi utagira amafaranga. Yatangiye gushora imari, yinjiye muri filimi, televiziyo, gucuruza imyenda, headphone, ibitabo n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga. Yakoze filime rero yitwa Get Rich or Die Trying ishingiye ku mateka ye. Yanditse n'ibitabo birimo The Fifth Law hamwe na Robert Greene, kivuga ko kudatinya no kwigenga. 50 Cent rero harimo mu magambo yagiye avuga yahindura ubuzima. Yaravuze ngo ubumukire cyangwa upfugerageza, hitamo ibyo bintu bibiri. Kandi iminsi myiza ntiyari kuba idasanzwe iyo iminsi mibi itabaho. Rero ibigeragezo nibyo bituma tumenya agaciro k'ibyiza. 50 Cent yaravuze ngo nutegereze igihe cyiza, fata igihe ufite ugikoreshe neza. Intangiriro no ni nziza kuruta gutegereza byinshi. Yaravuze rero ngo abantu benshi nibatsindwa n'ubushobozi buke kubera ubushobozi buke bafite, ahubwo batsindwa no kubera gutinya gutangira. Yaravuze rero ngo niba uhora witeguye ntuzakenera kongera kwitegura. Urumva icyo kintu? Wowe ngo iga ukore witegure buri munsi. Rero ngo ntucike intege niba ubona ibintu bitihuta. Nyuma y'ijambo rya nyuma 50 Cent yavuze ndisoreza ahangaha. Yaravuze rero ngo ntukabe umunebwe, kora cyane kunze ukurikije inzozi zawe ufite. Inzozi ufite bitewe n'ubwoko bw'inzozi ufite ibyo bizagutera gukora cyane. Wowe kora cyane, ngo ntukabe umunebwe. Ukuba umunebwe si ukuvuga ko utaryama, ahubwo ni ugushyira umuhate ku byo ushaka kugeraho. Uyu mugabo rero yavuze amagambo akomeye cyane. Uyu mugabo yagiye avuga amagambo menshi yahindura ubuzima. Tuzagaruka no mu gice cyayo cya kabiri. Nayo yagiye avuga ngo don't wait for the perfect time, take the time and make it perfect. Rero ngo ntutegereze igihe cyiza, ahubwo ufata igihe cyawe. Icyo gihe ufite gikoreshe, ukibyaza umusaruro, kibe perfect.
ijambo ryagucitse rero duhurire kuri YouTube ni Mr Sisco nk'ibisanzwe cyangwa Dashima Mutoya kuri The Future Voice Online TV. Njya kubabwira rero ko muri abantu badasanzwe, niyo mpamvu mbakunda bidasanzwe, ndabakunda cyane.